ndagira ngo tubahe ikaze kuri Harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye. Intego yacu nta yindi nk'uko bayibabwiye, nk'uko Dani yayibabwiye atwakira, niyo guhesha Imana icyubahiro dusohoza inshingano nkuru twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Twubakiye kuri Kristo kuko niwe buye rikomeza imfuruka, niwe rufatiro, niwe foundation itorero ryacu ryubakiyeho, niwe ribereyeho, ni nawe uribeshejeho. Uyu mwaka Imana yampaye iyerekwa, ari naryo hishurwa ry'uyu mwaka, aho yatubwiye ko uyu mwaka wa 2022 ari umwaka wo gukoreshwa ibihambaye kurushaho, tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi, kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Hano kuri Harvest tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka, tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu. Twese turabaramyi, twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Kuramya ntabwo ari ukuririmba, kuramya birenze amagambo, kuramya birenze indirimbo. Kuramya ni ukubaho ubuzima bunezeza Imana. Kuramya ni ukubaho tugambiriye guhesha Imana icyubahiro mu byo dukora byose, aho turi hose tukibuka ko turi abana bayo, ko turi abaraganwa na Yesu Kristo. Twe nk'itorero buri wese muri twashishikarizwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo ashize amanga. Dufasha abantu gukura mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kwaguka, dutangize amatorero hirya no hino mu gihugu cyacu no mu mahanga, kuko inshingano nkuru twasigiwe na Yesu Kristo ibidutegeka. Mu kubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka rero, dukunze kugira umwanya wo kwigira hamwe ijambo ry'Imana umurongo ku wundi. Ubwo rero mudusanze tugeze umunsi turasoma hehe? Timoteyo kangahe? Timoteyo wa kabiri, ibice bingahe? Uyu munsi turasoma duhereye ku uhe murongo? Murongo wa 8, nibyo? Aho rero niho mudusanze turi, aho niho tugiye guhera mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero kugira ngo tubyumve neza, no kubera ko hari abatari bahari ubushize, ndagira ngo nsome mpereye ku murongo wa mbere, dusome ijambo ry'Imana. Wowe rero mwana wanjye, uhagarare kigabo ubishobozwe n'ubuntu Kristo Yezu akugirira. Ibyo wanyumvanye hari abahamya benshi, nawe ubishinge abantu b'indahemuka bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira amagorwa nk'uko bikwiye umusirikare mwiza wa Kristo Yezu. Nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo abe akinejeje uwamwohereje ku rugamba. Igihe kandi abantu barushanwa, nta wahembwa ikamba rigenewe abatsinze akurikije amategeko y'irushanwa. Umuhinzi kandi niwe ubanza kuganura ku byo yavunikiye. Uzirikane ibyo mvuze, Nyagasani azaguha kubisobanukirwa byose. Uyu munsi turahera ku murongo wa 8. Ujye wibuka Yesu Kristo wazutse mu bapfuye kandi ukomoka kuri Dawidi, nk'uko ubutumwa bwiza namamaza bubivuga. Ubwo butumwa ntashyirwa ku ngoyi nk'umugizi wa nabi. Muri ijambo ry'Imana ryo ntirishyirwa ku ngoyi. Niyo mpamvu nihanganira byose kubera Imana yatoranirije kugira ngo habwe agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo hamwe n'ikuzo rihoraho. Iri jambo ni iry'ukuri. Niba warapfanye nawe, nanone tuzabanaho nawe. Nitugumya kwihangana tuzimana ingoma nawe. Nitumwihakana nawe azatwihakana. Niyo mpamvu twamuhemukira wahora ari indahemuka, kuko atabasha kwica isezerano. Ibyo byose ujye byibutsa abantu bose, ubihanangirize utanze Imana h'umugabo, ngo birinde amagambo atera impaka, kuko ntacyo amaze uretse gusenya abayumva.
ujye wihatira kwishira Imana nk'umukozi ushimwa, utagomba guterwa isoni n'umurimo ayikorera, ahubwo ujye uvuga ijambo ryayo ry'ukuri uko riri. Reka nongere nsome umurongo wa 8 Bibiliya yera. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse ku rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, gafatanye n'ubwiza buhoraho. Iri jambo niryo kwizerwa, ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Ujye ubibutsa ibyo kandi ubihanangiriza imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha abumva. Ujye ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Mwami Imana, iri jambo ni iryawe. Satani arwanya ijambo ryawe ariko yaratsinzwe. Ndagusabye Mwami, nkomeje kugira ngo wowe usobanurire ubwoko bwawe, uduhe icyo dukwiriye gutahana. Wavuze ko Mwami tuzagira itorero aho tutazajya tubwiriza ibitekerezo byacu, ahubwo tuzabwiriza ijambo ryawe tutarigoreka. Ngaho rero Mwami, kuko ari ryo hishurirwa waduhaye, dufashe kugira ngo ubu bwoko bwawe bukunde ijambo ryawe, kandi bajye babona ibyo barikuramo bibafasha, bibakomeza, nk'uko wasabiye abigishwa bawe uti datubereshe ukuri. Nanjye ndasabye ngo abari hano bose utwereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubuzima bwa gikristo ntabwo ari ukuvuduka umuvuduko, ahubwo ni urugendo, ni marato. Gutangira biroroha kuko nta muvundo munini bisaba, ariko kugira ngo uzabashe kuzizima, uzabashe gusoza irushanwa, bisaba kwihangana, ugashinyiriza, ugakora iyo bwabaga mpaka ugeze ku musozo. Ese muri urugendo watangiye rw'ubukristo ko rugereranywa n'amasiganwa, ese uzabasha kwihangana kugeza ku mperuka? Ese uzihangana kugeza ku gupfa? Buri mukristo arifuza kwatura no guhamya nka Pawulo ageze ku musozo w'ubuzima bwe. Muri Timoteyo ibice 2 umurongo wa 2 ibice 4 n'umurongo wa 7 baravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azama kuri uriya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Nubwo Imana yadusezeranije ko agakiza kacu karindiwe na Kristo mu Mana, ariko ntibikuraho ko muri iyi si duhura n'intambara, kandi ko bidusaba kwihangana, tugahangana n'ibigeragezo nk'abasirikare beza bogejwe n'amaraso ya Yesu, bafite ikinyabupfura cya gisirikare akamiritse, bazi ibisabwa byose ku rugamba. Nta kabuza tuzatsinda. Ubwo twahabwaga iyereka ry'uyu mwaka yuko Imana yiteguye kudukoresha ibihambaye kurushaho, tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Ariko mwibuke ko yanatubwiye ngo hazaba intambara, hazaba ibiturwanya, ariko Imana yacu yaravuze ngo ndi Imana izi kubarwanirira ku misozi, kandi nzabarwanira no mu bibaya. Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 ari muri gereza, murabizi. Ariko noneho igitandukanye nk'uko twabivuze, nuko azi neza ko ari hafi kunyongwa na Nero, ko ageze ku iherezo ry'ubuzima bwe. Aramwandikira amukomeza, amwihanangiriza,
amusaba kugira imbaraga agashikama, kandi akamenya ko nubwo Pawulo ari mu nzu y'imbohe ndetse nubwo agiye kwicwa, bidakuyeho ko ubutumwa bwiza yamwigishije ari ubw'ukuri, kandi ko Timoteyo agomba kubwizera akabwitangira ndetse akihanganira ibibazo n'ibigeragezo n'intambara zikomeye kubw'ubutumwa bwiza. Timoteyo yari umuntu witonda, utazi guhangana, ku buryo Pawulo yabonye ko ari ngombwa ko amwihanganangiriza akamukomeza, kugira ngo ahagarare ikigabo yihangane kugeza ku ndunduro. Kubera akarengane no gutotezwa bikomeye byarimo bikorerwa abakristo muri icyo gihe, bamwe bari batangiye gusubira inyuma bakihakana agakiza Pawulo yabigishije kabonerwa muri Yesu Kristo. Pawulo afata ikaramu arandika kugira ngo Timoteyo akomere, yihangane, ashikame, nibiba ngombwa ashinyirize, ariko ye gutezuka ngo aterwe ubwoba n'ibyago byariho ngo asubire inyuma. Ni ya ndirimbo tujya turirimba ngo tera intambwe wisubire inyuma turi mu rugendo, wisubire inyuma turi mu rugendo. Amen. Mu gice twasomye Pawulo yatanze ingero zerekana uko kwihanganira ibitubabaza kubw'ubutumwa bwiza bitugeza ku bwiza. Arongera ati Yesu Kristo yarapfuye ariko yazukiye kuba iteka ryose. Ati nanjye ubwanjye Pawulo nubwo ndi mu nzu y'imbohe ndetse nkaba ntegereje kwicwa ku buryo budasubirwaho, ariko ko ntabwo nterwa isoni nabyo kuko niteguye kubw'ubutumwa bwiza. Pawulo yasoje amagambo twasomye atera indirimbo, yari indirimbo yaririmbwaga kera, iboneka ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. N'amagambo yari mu ndirimbo baririmbaga yari izwi na Timoteyo nawe yarazi. Iravuga ngo niba twarapfanye nawe nanone tuzabanaho nawe, nitugumya kwihangana tuzimana ingoma nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana, niyo twamuhemukira wahora ari indahemuka kuko atabasha kwica isezerano. Ndagira ngo rero turebere hamwe amagambo Imana yantekereye gusangira namwe uyu munsi, akubiyemo ingamba zo kudufasha kwihanganira ibiturushya, ingorane n'amakuba mu isiganwa kugeza dusoje urugendo. Badushyirireho big idea kugira ngo izi niba barebye kuri email zabo, kugira ngo umukristo abashe kwihangana no mu bikomeye, arasabwa kwibuka Yesu Kristo umucunguzi wacu wazutse, kwibuka kw'ijambo rye rifite imbaraga, kwibuka k'umugambi wayo wo gukiza abo yatoranyije uzagerwaho, kwibuka kw'amasezerano y'Imana ari ayo kwiringirwa. Amasezerano y'Imana ntabwo ajya ahinduka. Mu yandi magambo niwibagirwa ngo twavuze ngo iki, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo ntabwo twicaye gutyo gusa dufite isezerano. 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 Nsoma aya magambo rero ndagira ngo tuganire ku ngamba enye abaticaye gutyo gusa bafite isezerano bakoresha bakabasha kwihangana no mu bikomeye ntibacike intege. Ingamba enye abaticaye gutyo gusa bafite isezerano bakoresha bakabasha kwihangana no mu bikomeye ntibacike intege. Turareba ibintu bingahe? 4 ingamba. Ngero mbwira umwicaranye ngo ntabwo twicaye gutyo gusa dufite isezerano. Amen. Ntabwo twicaye gutyo gusa, ntabwo turimo dushinyiriza gutyo gusa dufite isezerano. Kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, icyambere jya wibuka Yesu Kristo umukiza wacu wazutse. Ni ku murongo wa 8. Ntabwo byumvikana ukuntu Pawulo yakwandikira Timoteyo ati ibuka Yesu Kristo umukiza wacu wazutse. None se Timoteyo yari mu nzira yo kwibagirwa Yesu? Kuki se amwandikira aya magambo yakabaye yandikira umwizera mushya? Kuki? Ndagira ngo niwibagirwe ko ku murongo wa 7
yari amaze kumubwira ati zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. siho twasoreje ku cyumweru gishize. ni ngombwa ko dutekereza kuri ibi bintu, ko twegera Imana ikaduha gusobanukirwa. umurongo wa 8 uradufasha kumenya impamvu yabimuteye. kuki Pawulo abwiye Timoteyo ngo kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka Yesu Kristo. mbere y'ibindi nagira ngo nababwiye ko ijambo ry'Imana ubwaryo rirasobanutse. abarikunda bararisoma, abarisesengura baryiga imyaka n'imyaka turarikunda, kandi iri jambo ni ryiza. reba uburyo Pawulo yatondetse aya magambo uko yakurikiranije. ibuka ko kuva aho twatangiriye urwandiko yakomeje kuvuga ngo Kristo Yesu. nababwiye impamvu Pawulo we avuga cyane ngo Kristo Yesu, abandi kuko we yahuye nawe ari Kristo. ariko ahangaha urabona ahise abibirindura, aravuze ngo Yesu Kristo, kandi amaze kuvuga Kristo Yesu inshuro 6. ku gice cya mbere umurongo wa mbere, wa kabiri, wa 9, wa 13, newe no muri iki gice cya kabiri aho yavuze ku umurongo wa mbere no ku murongo wa 3 yanakomeje kuvuga Kristo Yesu, Kristo Yesu. cya gatatu umurongo wa 12, umurongo wa 15 no ku gice cya 4 umurongo wa mbere. ariko kuri uyu murongo turiho ibice bibiri, umurongo wa 8, urebye no muri Timoteyo wa mbere hose yakomeje Kristo Yesu, Kristo Yesu. nababwiye impamvu zaho. kuki uyu murongo honyine abihinduranyije akavuga ngo Yesu, ujye wibuka Yesu Kristo. niba utarasinzira zamura ikiganza. uwo ndibona atakizamuye ndamenya ko yasinziye. aha, okay, turacyari kumwe, turimo turumvikana. kuki ahageze akavuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo, kandi hariya hose asanzwe avuga Kristo Yesu. kandi urabona n'ahandi arakomeza. nababwiye impamvu, nuko Pawulo we ntiyigeze ahura na Yesu ari Yesu, yahuye nawe ari Kristo. yaratangiye ari umwami, ari Mesiya, ubwo yamuhinduraga, ari mu mbaraga, ari mu bumana bwe. ahangaha kuki avuze ngo niba ushaka kwihangana jya wibuka Yesu Kristo. ntabwo yapfuye kubikora gutyo, hari impamvu yabyo. ndizera ko impamvu ari uko ashaka ko Timoteyo abanza kureba Yesu mu bumuntu bwe. Yesu wigize umuntu, akabyarwa n'umugore wababajwe, agakubitwa, agaterwa imisumari, akabambwa ku musaraba ku bw'ibyaha byacu. nk'uko yari yaraje abereka Yesu we yahuye nawe ari Kristo, ibyo kubabazwa, ibyo gutotezwa byararangiye. ari umwami, ari umukiza, ari umucunguzi, ari Imana, akamufata akamuhindura. ahaho kubera hajemo kwihangana, arashaka ngo abanze arebe Yesu. Yesu wabambwe, Yesu wemeye kwigira umuntu, akabyarwa n'umugore, akabaho mu buzima, agatotezwa, akageragezwa, agasonza, akabambwa, agakubitwa, akava amaraso. nkuko Petero yabibwirije ku munsi wa Pentekote, aravuga ngo nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose ntibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Pawulo arabanza gusobanurira Timoteyo kuko Yesu mu buntu bwe yababajwe, agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba ku bw'ibyaha byanjye nawe. nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha icyubahiro gihebuje. kuzuka kwa Yesu niko gushyigikiye ubutumwa bwiza. Pawulo yabwiye abakorino ba mbere 15 umurongo wa 14 na 17 ati Kristo aramutse atarazutse, kwizera kwacu kwaba nta mumaro gufite. ibyacu byose byubakiye ku kuzuka mu bapfuye k'umwami wacu Yesu Kristo. uwo ari we wese uzakubwira ko atemera kuzuka kwa Yesu Kristo wose uwacu, uwo ntaho duhuriye, kuko Yesu
ni umukiza wacu wazutse. Niyo mpamvu natwe dusezeranye intsinzi ku rupfu, na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ntabwo twicariye aho, dufite isezerano, hari icyo Imana yatuvuzeho, kandi na nyuma y'ubu buzima hari n'ubundi buzima. Niyo mpamvu twihangana no mu bikomeye, kuko twebwe dufite icyo twicaranye, dufite ibanga, dufite icyo dutegererejeho. Twibuka Yesu Kristo umukiza wacu wazutse. Yaratsinze, yaratsinze, mwami w'abamazi ahora ku ngoma iteka. Yaratsinze, Yesu yaratsinze, mwami w'abamazi ahora. Akandi kantu nabonye kuri uyu murongo kampamiriza iyo mpamvu, n'aya magambo Pawulo yahisemo gukoresha ngo ujye wibuka Yesu Kristo. Noneho reba aho yakomereje, yavuze, handitse ngo iki? Wagenje gute? Wakomotse, kubanza Bibiliya zanyu ntazo mufite. Handitse ngo wagenze wakomotse he? Wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Kuki Pawulo agaruye aka kantu hano? Yesu Kristo wakomotse ku rubyaro rwa Dawidi. Twigeze kubibona nanone mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 3. Birahamanya n'ibyari byarahanuwe kuri Mesiya cyangwa se Kristo wari warahanuwe ko azava mu rubyaro rwa Dawidi. Icyo Timoteyo yagombaga kumva akagitahana, ni nacyo nifuza ko natwe uyu munsi wa none twumva tukagitahana. Nuko nk'umukristo, mu gihe cyose uri mu bibazo, uri mu ngorane, ubuzima bugushaririye, wabuze ayo wacira n'ayo wamira, wumiwe, wihebye, wabuze pfo na ruguru, wamangaye, umugani w'abagoyi wamanjiriwe, jya wibuka Yesu Kristo umukiza wacu wazutse, wo mu rubyaro rwa Dawidi. Azagaruka kuma ingoma ye nk'umwami w'abami, umutware w'abatware. Icyo gihe n'abakurenganyura bareba ukabasabira, kuko ubuzi ko batazi ibyo bakora. Halo, icyo gihe ushobora kwandika nka Pawulo uriro mu nzu y'imbohe, uzi ko Nero yasaze, uzi ko Nero ntacyo uri bukore kugira ngo atica umubiri, ariko uzaba wibuka ngo ujye utinya ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo. Ihanganire ibyakugerageza byose kubw'ubutumwa bwiza, kugira ngo nagaruka wowe uzaba uri mu ruhande rwe. Amen. Mwira mwicaranye ngo icyo ndacyumvise. Niba wacyumvise ngo ntumubeshe, icyambere no kugenza ute? No kugenza gute? Jya wibuka Yesu Kristo, bigufashe kwihangana. Icya kabiri, kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Jya wibuka ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Wabikuye he pastor? Ku murongo wa 9. Ndagira ngo wongere usome umurongo wa 9. Haravuga ngo ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Amen. Ubutumwa bwiza nibwo Pawulo abohewe iminyururu, nyamara ijambo ry'Imana ntibihowe iminyururu. Ntukirengagize ibyo ijambo ry'Imana rigusaba gukora witwaje ibyo usabwa gukora n'ab'isi, kabe nubwo babishyira mu mategeko yabo. Pawulo ntabwo yagombaga kubohwa nk'abagizi ba nabi, ariko leta ya Nero yari iyoboye icyo gihe, yari ingome, yari impotozi, yararigisaga, yaricaga, yatwikaga abantu mu mavuta, yababoheshaga iminyururu, ariko nyamara ijambo ry'Imana ntiribohwa iminyururu. Pawulo yarafashwe ahimbirwa ibyaha by'ibicurano, ashakirwa ingingo mu mategeko zimuhamya ibyaha. Abashinjacyaha b'iyo ngoma y'ingomere ya Nero bajyaho barashinja nk'abafite ukuri. Abacamanza baruca nk'uko umurongo bari bahawe wabisabaga. Abashinzwe umutekano babateyemo amaboko, barahobaha, barahondagura, baragenda bajugunya mu nzu y'imbohe, bategereza ifirimbi ya nyuma ngo banyonge Pawulo. Nubwo aboshywe, ariko buri joro bakamubohera ku mucungagereza kugira ngo adacika. Ntabwo byari bikwiriye, ntibyari byoroshye, yewe no kuri Pawulo. Iyo Pawulo aza kuba ari uwo kuri Harvest Mahoko, indirimbo yari kumufasha muri iryo joro, muri ako kababaro, usanga yari kuba yayindi yacu ivuga ngo ntabwo bangitewe n'urupfu, kuko Kristo yancunguye,
yishe kamere y'icyaha muri jye, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? Bakundwa, rimwe na rimwe Imana yemera ko amakuba, ibibazo, ibigeragezo, ingorane n'ibizazane bituzaho kugira ngo imbaraga z'ubutumwa bwiza zigaragarire mu kwihangana kwacu, kugira ngo abandi nibabona uko twihangana tugategereza Imana tutitotombana, bamenye ko hari impamvu ibidutera abisi batazi, bamenye ko twe twicaranye ibanga, bamenye ko ijambo ry'Imana riri muri twe rifite imbaraga zitubashisha, zidukomeza, ziturema agatima, zituma twiyumanganya mu byago, zituma tutemerera abisi kuducisha mu ijisho. Urashobora kuba wowe umunyururu wawe muri iyi minsi ari uburwayi buguhoza mu bitaro, cyangwa se ari umubiri wawe urwaye kandi ukaba kimwe na Pawulo ubona ko muganga wawe yamaze kuvuga ko iminsi yawe yegereje. Nuhitamo guhora wiganyira, utabaza, utuka Imana, uraba witesheje umugisha wo gutuma imbaraga z'ijambo ry'Imana zigaragarira muri wowe. Ihangane wikomeze, kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Ijambo ryawe rifite imbaraga, kandi kiruta byose haranira ko kwikomeza kwawe kubera abandi urugero. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zigakora ibitangaza no ku bandi, kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege. Icya mbere, jya wibuka Yesu Kristo. Icya kabiri, jya wibuka ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Amen. Ngiro mwicaranye, icyo nacyo ndakimenye. Mumubwire ngo icyo nacyo nacyanditse niba ufite aho wanditse. Mwete nacyo nacyanditse niba ufite aho wanditse. Mundebere umumbwirire ngo ariko wowe wandika he? Niba adafite Bibiliya ariko ari hamwe nawe mubwire ngo ariko mumbarize ngo ariko se kubanza nawe uri mu bakene dufite hano. Mumbwirire. Icya gatatu, abwo abashitsi bacu ntago babizi. Abashitsi bacu nagira ngo nabo babyumvira, mvuga ngo umuntu ufite ibindi bintu akaba atagira Bibiliya ni umwe mu batindi dufite. Noneho bikaba bihebuje iyo ashobora kwigurira telefone ariko ntashobore kwigurira Bibiliya. Ibyo byo hano tubyita kubara amacuri. Ngiro mwicaranye ngo nukubara amacuri, nukubara amacuri. Araho ko mutari kubivuga, mumbwire ngo nukubara amacuri. Abari kurebana akavuga se ndamubwira gute ko nawe ntayafite. Mumwire kubanza warabaze macuri. Mumwire ngo pastor arambwiye ngo nkubwire ngo banza warabaze macuri kugira ngo abari nje babigerekaho. Byose abari nje mu bigerekaho siko ninjye urwo byumva. Mumwire ngo pastor arambwiye ngo banza warabaze macuri. Allo. Jamvuga ngo bimeze nk'umugore bigeze kumbwira bashonje batagira amakara mu nzu, batagira kawunga, batagira umuceri, batagira ibishyimbo. Abanyarwanda benshi ibyo nibyo bintu bya mbere by'ibanze baba bafite mu nzu, nibyo bashobora, kuko nibyo bishobora kumara ukwezi. Barangije abahuye n'umuntu abamukubise 100,000. Avuga ati ariko uzi ko ntabwo mperuka kugura ka fromage. Baramanutse aguze tunde. Aravuze ati ariko uzi ko tudaheruka n'agakoko muri iyi nzu. Aragiye yiguriye inkoko, afashe n'akamakaroni gatoya. Arangije aravuga ati ariko ibisuko byanjye birashaje. Abagikubiseho ibya 34. Arangije babimwereka. Arangije cyo ko uwo mugoroba akaranga umusosi neza rwose. Arangije mu gitondo nta makara, nta bishyimbo, nta muceri, nta niki kintu twavuzera, nta kawunga. Alo, byo yaguze nta kibazo bitwaye, ariko yabaze macuri. Icya gatatu, kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka ko umugambi w'Imana wo gukiza abo yatoranyije uzagerwaho uko byamera kose. Halo, nagira ngo nsubiremo. Kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka ko umugambi w'Imana wo gukiza abo yatoranije uzagerwaho uko byamera kose.
wabikuye he? Turebe ku murongo wa 10. Murongo wa 10 wavuze ngo iki? Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho. Paulo aha aravuga ko nubwo we yemera kubabazwa akabwiriza ubutumwa bwiza, azi neza ko abazabwakira bazaraga ubwami bw'Imana. Rero kugira ngo intore z'Imana zibone agakizwa kabonerwe muri Yesu Kristo, Paulo yakwemera agashinyiriza akababara kugira ngo intore z'Imana zizabashe kubonera agakiza muri Yesu Kristo. Rimwe tuzagira umwanya tukiganireho, kuko hari abantu benshi badasobanukirwa cyane ndetse bakibaza ibibazo byinshi cyane ku bijyanye no kuba Imana itoranya abayo. Agakiza kacu ni impano y'Imana kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kwizera. Yewe ndagira ngo mbabwire, no gufata icyemezo cyo kwakira ubuntu bw'Imana nabyo ni impano y'Imana. Halo, niyo yonyine ibidushoboza. Hari abaririmba gusa akaririmbo batazi icyo baririmba, ariko baririmba teoloji rwose ihanitse. Hari indirimbo bajya baririmba cyane bahamiriza abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Ayo buriya benshi bayiririmba batazi imbaraga na teoloji iri muri iyo abayo. The election, Imana abayo niyo yabitoranyirije. Abatabyumva barabicurika bakabigoreka. Halo, ese tuba tuvuga iki iyo turirimba gutyo? Abatabyumva barabaza batese niba abayo yarabamenye turushwa n'iki tubwiriza ubutumwa bwiza? Imana yateguriye agakiza abo yitoranyirije, ni nayo yagennye ko bazakakira ari uko tubabwirije bakemera kukakira. Halo, haravuga ngo none se niba abo yatoranije abo yatoranije niyo yabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye imbaraga, yabasize ubwiza, none se turaruhishwa n'iki? Iyabatoranije ni nayo yagennye ko kugira ngo bakire tugomba kubabwiriza. Amen. Ngiro mwicaranye ngo Imana iturusha ubwenge. Imana iturusha ubwenge. Nuzibagirwa ibyo nakubwiye byose, uzajya wibuka ko njyewe nakubwiye bwa mbere ngo Imana iturusha ubwenge. Ni ibintu wari usanzwe uzi ariko utavuga. Imana iturusha ubwenge. Icyo kintu iyo ugihereyeho ibindi byose birasobanuka. Paulo yagombaga kubabazwa abwiriza kugira ngo intore z'Imana zironke agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Sinzi niba mwibuka ubwo Paulo yari Korinto mu byakozwe n'igice 18, afite ubwoba ko agirirwa nabi, yanze kubwiriza. Nuko Yesu aramubonekera mu nzozi aramubwira ati, ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi. Umva ko yasorejeho Yesu, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Halo, Paulo ntiyari yakamenya abantu bari bukizwe muri uwo mudugudu, ariko Imana yo yari ibazi. Umurimo wa Paulo wari uwo kubwiriza kugira ngo ab'Imana yahaye umwana wayo bamwakire bakizwe. Ibyo nibyo Paulo ari gusobanura kuri uyu murongo wa 10 twasomye. Ibyiringiro byacu byonyine mu gihe tubwiriza ubutumwa ni ukugira ngo abo Yesu yaguze amaraso ye, abo mu mahanga yose n'amoko yose n'indimi zose babashe kumva ubutumwa bwiza babwakire. Ntabwo Yesu yaguze buri muntu wese mu isi, oya, ariko ni bamwe muri buri shanga. Abo yaguze amaraso ye ntibazazimira. Ab'Imana yamenye kera ikabatoranyiriza agakiza bazakizwa nta kabuza, kandi bazambika ubwiza. Kandi abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabambitse ubwiza. Mu yandi magambo, ab'Imana ikiza irabarinda, barihangana kugeza igihe bazambikirwa ubwiza. Agakiza kacu gashingiye ku mugambi n'imbaraga z'Imana, si kubw'imbaraga z'abantu,
si kubw'imirimo yacu, si kubwa Kristo Yesu. Niyo mpamvu twebwe hano iyo dutanga, ntabwo dutanga kugira ngo duhabwe umugisha, dutanga kuko turi abanyamugisha, dutanga kuko ibyo dufite byose tubihabwa n'Imana. We don't trade with God. We're not trading with God. We give out of worship, out of fellowship that we have with Christ, because He has given us all and everything in Christ, His Son. Yaduhaye byose, mbese ubwo itimanya umwana wayo yabura ute kumuduhana n'ibindi byose twifuza. Iyo dutanga, ntabwo turi kubwira ngo utange turimo kubaga ngo kugira ngo uzabone umugisha. Oya, tanga kuko uri umunyamugisha, kuko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Tanga kuko uzi neza ko ibyo utunze ni iby'Imana, ibyo ufite you just a steward, wowe igisonga, uri umujera w'umutungo w'Imana. Amen. So we don't give out of fear. Ntabwo dutanga kubwo dufite ubwoba, ntabwo dutanga kuko ari itegeko. Oh yeah, we give out of fellowship, out of worship. Giving is worship. Gutanga kwacu ni ukuramya Imana, tuyiramisha ibyo dufite kuko ari ibyayo. Amen. Kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, twavuze ngo icyambere ujye ugenza gute? Ujye ugenza gute? Jya wibuka Kristo Yesu, jya wibuka Yesu Kristo, jya wibuka Yesu Kristo, jya wibuka Yesu Kristo. Amen. Umukiza wazutse. Icya kabiri, jya wibuka ko ijambo ry'Imana rifite iki? Icya gatatu, jya wibuka ko umugambi w'Imana wo gukiza abo yatoranije uzagerwaho uko byamera kose. Icya nyuma nsorezaho, kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka ko amasezerano y'Imana ari ayo kwiringirwa. Amasezerano y'Imana ntahinduka. Amen. Halo, nagira ngo mbisubiremo. Kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka ko amasezerano y'Imana ari ayo kwiringirwa. Amasezerano y'Imana ntahinduka. Paulo yahise atera indirimbo yari imenyerewe cyane, ndetse na Timoteyo yari ayizi. Iboneka ku murongo wa 11. It's a song in the early church, murongo wa 11 kugeza ku wa 13. Indirimbo yari igambiriye kwibutsa Timoteyo ko amasezerano y'Imana ari ayo kwiringirwa, ko amasezerano y'Imana adahinduka. Iyi baruwa yiza kuba ari nkanjye wayandikiraga Java, cyangwa se Martini, cyangwa se Vedaste, cyangwa Munyagisenyi, cyangwa Kajangwe n'abandi mu bo twatangiranye, mbagiye narahise ntera indirimbo ivuga ngo amasezerano yawe Mana ntahinduka, amasezerano yawe Mana ntahinduka. Iyo kuko niyo nari guhita ntera bakayikiriza nk'uko muyikirije. Nawe Paulo yahise atera iriya ndirimbo kugira ngo Timoteyo ahita yikiriza, nawe yikomeze. Niyumva ko na Paulo yanyonzwe, avuge ngo amasezerano yawe Mana ntahinduka. Nubwo Paulo adahari, icyo wavuze ni ukuri. Amen. Amen. Nari gushyiraho inyikizo nkavuga ngo nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyo ifite ijambo rya nyuma kuri nje. Aho bagahita bakubitaho ingoma
niyo uri wenyine niyo uhita wumva ya ngoma ivuze kandi uri wenyine. Amen. Icy'ingenzi muri aya magambo Pawulo abwira Timoteyo nuko mu gihe twihanganiye ibitugerageza, ibitubabaza muri ubu buzima turi kumwe na Kristo, ntacyo bitwaye kuko tuzambika ubwiza hamwe na Kristo iteka ryose. Nubwo twakwicwa, nubwo twarenganywa, turi kumwe na Kristo ntacyo bitwaye, kuko n'abaturenganya bazapfa, ariko twebwe tuzambika ubwiza iteka ryose kandi tuzabana n'Imana ubudatandukana. Mu gihe dutezutse ni ngombwa ko twihutira gusaba imbabazi. Tuzi neza ko Imana ari inyembabazi kandi ari yo kwizerwa, no kwihutira kutubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. Amaraso ya Yesu arahagije kutwoza imyanda yose y'ibyaha. Agakiza kacu gashingiye ku kwizera, gukiranuka n'ubuntu bw'Imana, ntabwo gashingiye kuri twe. Abana ba Satani babandi ijambo ry'Imana rivuga ngo bene abo ngo abo ni abase Satani, niyo mpamvu mbita abana ba Satani. Abakora ibibi ni abana ba Satani. Mpamvu mbita abana ba Satani nuko Bibiliya avuga ngo abakora bene ibyo ni abase Satani, ni abana base Satani, abana base kibi. Bashobora kutubohesha iminyururu, ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa kandi ntirifungwa. Ubutumwa bwiza ni imbaraga z'Imana zihesha agakiza abamwizera bose. Kugira ngo ubashe kwihangana no mu bikomeye ntucike intege, jya wibuka Yesu Kristo umukiza wacu wazutse. Jya wibuka ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Jya wibuka ko umugambi w'Imana gukiza abo yatoranyije uzagerwaho uko byamera kose. Jya wibuka ko amasezerano y'Imana ari ayo kwiringirwa, amasezerano y'Imana ntahinduka. Muri icyo cyumweru ndagira ngo mu gihe usoma ijambo ry'Imana wibuka no ku magambo twaganiriyeho uyu munsi, ibi bibazo uzabitekerezeho. Ese ko ubutumwa bwiza bwubakira ku kuzuka kwa Yesu Kristo, ni izihe mbaraga bintera zo kubwira abantu ko Yesu akiza? Ikindi kibazo nifuza kugira ngo uzaganire, muzatekerezeho mu biganiro byanyu, kuki Imana yemera ko abayikorera ndetse n'abizerwa nabo bafungwa bakababazwa ndetse bikagera naho bicwa? Kuki abakristo benshi badasobanukirwa neza yuko Imana ariyo yatoranije abazakizwa? Ni gute wowe wabasha kubasobanurira neza? Ndagira ngo duhaguruke baze badufashe turirimbe, baze badufashe. Ndagira ngo iyi ndirimbo noneho baze badufashe, nagira ngo turirimbe nagira ngo turirimbire hamwe. Yesu ashimwe. Ndagira ngo muri icyo cyumweru utekereze, nihagira ibikugora uzibuke ko ugomba kwihangana. Nihagira ibikugora uzibuke Yesu Kristo, uzibuke ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, uzibuke yuko intore z'Imana abo Imana yatoranije yuko izabambika ubwiza uko byagenda kose. Kandi uzajye wibuka yuko hari ibyo yatuvuzeho, ko amasezerano y'Imana ari ayo kwiringirwa, ko amasezerano y'Imana adahera. Nagira ngo ntube mu buzima wicaye gutyo gusa. Nagira ngo aho uzaba uri, aho uzaba ucururiza, aho uzaba ukora imirimo yawe, muri biro yawe, in your office, aho uzaba uri hose, mu nshingano ufite zitandukanye, in your business, muri affairs zawe zose, wowe uzaba uzi ngo ntabwo njye nicariye aho gusa, mfite isezerano. Njye ntabwo meze nk'abandi bose, njye ni umwana w'Imana.
agira ngo tuvuge ngo nzagera ku cyo yavuze. Nubwo mwayirepesa, nubwo mwayirepesa siyo ntabwo mwayirepesa. Era tuvuge ngo nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Muri iyi minsi hari ibintu byinshi biri kuduca intege. I just want this week to be different. Iki cyumweru ndagira ngo gitandukane. Nagira ngo wibuke yuko tugomba ibyo Imana yatuvuzeho no kubigeraho, tuzabigeraho. Kandi nta kintu na kimwe, kandi umugambi w'Imana, His purpose in our lives is our transformation. Nukugira ngo duhindurwe, nukugira ngo duhinduke. Nzagera ku cyo yavuze, nzagera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye cyangwa ngo yibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyo ifite ijambo rya nyuma kuri njye.